عندك أولاد يا عم؟ هذه زوجة تزوجت أنت؟ مزوجة وده ما فيش ولاد. ما في أولاد. والزوجة؟ زوجة الله يرحمها. الله يرحمه. umusaza yarasubije ati subhanallah, iki gisubizo nicyo cyatumye mpita ncururuka wenda ku bitekerezo nari mfite cyangwa se komenti zagiye zigaragara ku bantu bagiye bareba iyi video bose. Umusaza yaragize ati njye nagurishije ibyo mfite kugira ngo nze nkuru uyu mutambagiro no kugira ngo nsabe Allah imbabazi, wenda yambabarira. Subhanallah, icyo cyonyine cyahise gituma cururuka, ibitekerezo nari mfite bijya hasi. Ndavuga ati ibyo birahagije kuba umuntu yatanga ibyo afite byose kugira ngo Allah amubabarire. Si n'ibyo gusa, umusaza bagumye bamubaza wowe ubibona gute nkawe kuza gukora umutambagiro? Umusaza yarasubije ati gukora umutambagiro ni umuhamagaro Allah aba yaguhamagaye nk'umushyitsi we. Ubwo rero nkawe wahamagawe, ni wowe wo gukora impamvu cyangwa se uburyo bwo kugeraho Allah yaguhamagariye kugera. Ibyo nabyo bihita bituma noneho uruhande rumwe bitananaruvaho rw'abantu bo kuvuga bati umusaza yagize jazba nyinshi. Hanyuma iyi video yaje kugera ku bantu benshi, haboneka abagira neza bagera muri 4. Abo bagira neza bagera muri 4, umwe muri bo yamwemereye hija. Ngira ngo turibuka yuko uyu musaza yaje gukora umura atari hija. Umwe muri bo yamwemereye gukora hija, undi mu bagira neza amwubakira inzu cyangwa se amugurira inzu nziza kuruta iyo yabagamo, ndetse uyu musaza abasha kubonerwa ubuvuzi bw'amaso, kuko ngira ngo mwarebye video, afite ikibazo cy'amaso, abasha gukorerwa ubuvuzi bw'amaso. Subhanallah, wa idha saddaqa ma'a Allah saddaqa Allahu ma'ak. Iyo ukoze ikintu kubera Allah ukagikora mu by'ukuri ugambiriye kwereka Allah, Allah abigufashamo kandi akaguha ingurane z'ibyo watanze. Ngira ngo murareba umuntu yatanze inzu ye afite imbere n'inyuma ku mugambi mwiza, Allah amuhaye inzu iruta iyo yari afite, anahabwa na hija. Yaje gukora umura ariko yahawe na hija, ndetse anavurwa n'amaso. Ibyo bintu bitatu bikomeye umuntu kuba yabibona mu buryo bworoshye. Ikindi gisigaye tunakekera Allah ibyiza akazakimuha ni imbabazi, dusaba Allah ko yamubabarira amakosa ye yakoze, akazamuha ijuru ry'ikirenga, ndetse umudamu we watabarutse Allah akamugirira impuhwe akamuha ijuru ry'ikirenga. Si n'ibyo gusa, abantu babonye iyi video bamusabiye amaduwa menshi akomeye cyane. Kubw'ibyo rero bavanywe b'Islam, ikintu twizemo aha ngaha, icyambere ni ukugira umugambi mwiza, ikindi ni ugukanguka tukabona ibitangaza, tukabona bimwe mu bintu biducaho tukaba twakuramo ibyiza. Ikindi ni ukwirinda kuba umuntu yavuga ijambo atabanje kwitegereza. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri ba bandi min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, muri ba bandi bumva amagambo bagahitamo ameza muri yo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.